yahamutse sinahamutse ndi muzima n'umwana w'Imana yari mu isi Imana iramudutiza kandi mudutiza neza umuntu mu isi uzagira amahirwe yo kugira ubuhamya nk'ubwo umudamu wanjye Ange umuntu uzagira amahirwe yo kugira ubuhamya nk'ubwe ni amahirwe akomeye kuko sinakwicara mu materaniro ngo arangire. Icya kabiri uko uriya muntu yaranze ndi kureba ujya twarebana nkabona ari kunseka uko ni wowe wicaye mu materaniro amateraniro ari ndarangira wicaye nagiye mu ijuru kabona ari ibintu bidasobanutse. wasiwe tuzagusezera ko twigendera wasiwe ari umunsi tala barabovala faria dekolo nezerwe mupfe kudakandagirana gusa tunezerwe twishime kuko umwana w'Imana Imana yaramudutije irongerera mujya kandi uko hari abantu bagiye gukomentinga bavuga ngo uriya mugabo none yahamutse sinahamutse ndi muzima ndakomeye ku bwa Kristo nta kibazo tunezerwe kuko ngewe ndi kwicaraho gatoya kava icyambere n'uburyarya kuko sinakwicara mu materaniro ngo arangire. Icya kabiri uko uriya muntu yaranze ndi kureba ujya twarebana nkabona ari kunseka uko ni wowe wicaye mu materaniro amateraniro ari ndarangira wicaye nagiye mu ijuru kabona ari ibintu bidasobanutse n'umwana w'Imana yari mu isi Imana iramudutiza kandi mudutiza neza umuntu mu isi uzagira amahirwe yo kugira ubuhamya nk'ubwo umudamu wanjye Ange umuntu uzagira amahirwe yo kugira ubuhamya nk'ubwe ni amahirwe akomeye duhimbaze Imana. Jewe narisha mu mbabare ndarondogoye ariko narimba kaseho gatoya kugira ngo mwumve ngewe icyo umutima uri kumbwira ngo dutarame ibirato mu bifunge neza n'imikaba makaravate natunanira turayakuramo duhimbaze Imana tunezerwe imbaraga z'Imana. Nta nubwo ibi bifite imbaraga zo kuduca intege nta nubwo ibi bifite imbaraga zo kuduca intege dufite agahinda tugira ishavu iyo tubuze uwacu ni normal tibakana gucyahe ngo warize rwose ariya ni amarangamutima muntu usayimpyisi n'ubu muntu kurira si icyaha no kuririrwa si ukuba udafite agaciro ariko icyo tubabwira Pawulo aravuga ngo ntimukababare nk'abatagira ibyiringiro. Umuntu wakoreye Imana muri guhamya muri abantu kutuntu duke mwabonye burya mu muntu ibyo mumuziho ari ibi bari n'ibyiza nibyo bike kubyo mutamuziho siko bije bimera ibintu muzi ku muntu buri gihe nibyo bike kubyo mutazi ari ibibi ari n'ibyiza kuko ibyiza mbere yuko abikora arabitekereza bikiri mu bitekerezo ndi twabibonye tukabona uduserutse hanze ari ibibi arabitekereza ndi twabibonye tukabona uduke duserutse hanze. Niba umuntu yarakoreye Imana bivuye ku mutima niko umuririmbyi azavuga ngo azakwitura neza. Haleluya. Niba umuntu yarakoreye Imana, niba umuntu yarizeye Imana, niba umuntu yarahagaze mu buryo Imana ishaka, niba umuntu yarakoze uko Imana ishaka, ntabwo mvuze uko abashumba dushaka, ntabwo mvuze uko idini ryanyu rishaka, uko Imana ishaka. Haleluya. Niba umuntu akoze uko Imana ishaka, abagore bakoze uko Imana ishaka, abagabo bakoze uko Imana ishaka, abantu bakoze uko Imana ishaka, abantu bafitanye isano n'Imana, usiyano n'Imana, abantu begera Imana, abantu basabana n'Imana. Hari ubwo tuje tugira ngo gusenga tukabyitiranya no gusaba ndetse kwenda kumera nko gusabiriza. Burya mu bintu uzareba inshuti zawe zitangira kugukwepa niyo hayo basaba buri munsi. Pitike ya none urayimba, ejo twahora ntimpiki ukakimba, tuza tugira gatatu bakagufunga kuri telefone. Timubizi ko ariko bize bimera. Buriya ho gusaba Imana
tuze dusabana n'Imana, kuko gusaba ibyo dusengera ni bitoya ku busabane bwacu n'Imana. Iyo dusenga nk'abasabyi turasubizwa tukavayo kuko ikibazo cyakemutse, ariko iyo dusabana habe no mu bisubizo birushirizaho kutwegereza Imana. Iyo dusabana n'Imana, ubusabane bwacu n'Imana buja budusabira ducecetse. Uzi umuntu musabana neza muziranye murebana, uzi umureba akamenya ko ushonje kandi akamenya ko utavuze akaguha. Ubusabane buja budusabira, ariko iyo twasabye gusa tudasabana dusa n'abasabiriza. Twahawe kumenya Imana, nzavuga ngo iyi ni favor, aya ni amahirwe atagira ukwasa mwabwoko bwe mwabantu mu bari abantu muja muvuga ngo abayisilamu ngo ibiki n'ibiki. Tugire ngo urabarusha umutima mwiza, bagize ibyago benshi kuvukira muri iriya miryango. Uko twese iyo dusanga ba mama na ba data ari abayisilamu tuba turike, siko biba bimeze. Aba barashogotsemo ni imbarwa. Uyu mugisha twagiriwe tukabyarwa n'aba basaza tubona bamwe batazi gusoma no kwandika, nabirya bakoraga tukabireba barya basaza muzi, rimwe na rimwe tukanabinegura, tuze tuvuga ngo wari umugisha w'Imana. Nubwo nyine benshi bavuga ngo n'ibyago, ngo twavuke hataba amashanyarazi. Ese aho mwayaboneye mwagize gute? Ni bangahe baza barara basoma ibitabo kuko amatara cyane? Si ugucomeka mu sharijeri, si izo ziraramo y'amaziki no gutekeraho. Ba mama se bari barishwe n'inzara bacana inkwi. Buriya ikiruta amashanyarazi ni umugisha twahawe. Tukabona ba mama ko barasenga batazi Matayo na Mariko na Luka, tukabona ba data ko baraje gushaka Imana batagamije imodoka na etaje, akavuga gusa ngo nshaka ngo ngume mbona ubwiza bw'Imana gusa. Imana ishimwe. Uriya ni wo mugisha wa mbere ukurikiranye ukageza kuri aba babeyi muvuga. Twese tuzava muri uyu mubiri, niko Yesaya yavuze, twese tuzapfa. Ariko reka ndangize muri iri jambo ngo abizeye. Iki kendo kija gisubirwamo ariko kiragoye we kucumva. Kwizera si ugusirimba, kwizera si uguhanura, kwizera si ukuba pasiteri tuja twitiranya ibintu. Oya habe n'umwuka birya muza bivuga ngo ni umunyamwuka uti kubera ngo afite ngo azakore. Tuza twitiranya impano z'umwuka n'umwuka. Umwuka urakomeye kuruta impano z'umwuka. Umwuka urakomeye kuruta impano z'umwuka. Reka mbibumvise abasaza nibo bavyumva n'abakecuru, ariko n'abato muza mu bidukorera. Umuntu azashingira umwana, tuzi impano zo mu bukwe twese hani sapo n'agaseke k'abakecuru. Zirya nizo principale nza mbone bapfunyika n'utundi duconca, ariko zirya nzivuze ko zitangwa hazarani. Si impano z'ubukwe wa isapo ni impano y'ubukwe, ariko isapo ntingana n'ubukwe. Tiwofusha umukazana guhumuriza utari kwansiga isapo ubura umusazi. Isapo ntingana n'ubukwe. Impano ntingana n'umwuka. Impano z'umwuka zitangwa n'umwuka. Muri seremoni umwuka ashaka, ariko umwuka arakomeye kurenza impano. Kurya umukobwa arenza agaseke, kurya umuhungu arenza ingofero n'inkoni. Ziriya ni impano zo mu bukwe, ariko ubukwe bwabwo buraruta impano z'ubukwe. Mani tubabarire cyane. Haravuga ngo niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri twe, ngo aracyafite devoir, ararekereje kumva, azatuzura natwe. Haleluya. Azatuzura kuri wa munsi, azatuzura. Umwuka wazuye Yesu, wiyazuye Yesu, si wo wazuye Lazaro. Nimba ari nawe si ku rwego rumwe, kuko wazuye Lazaro bwarake yarasubira arahirima, tawe twasanze yarasubiye arapfa. Uwazuye Tabita yaramaze arasubira arapfa. Uwazuye Yesu ni wa kaminuza, ni wo wamuzuye ntiyasubira kuja muva. Kandi niyo victoire nico gitego ca nyuma kirangiza umukino wa Yesu. Yesu yaranesheje, ariko finale ya nyuma ni kumusaraba arafarazuka.
kandi yamutsinze kabiri pasite kabiri abo dusenganije ubundi ariko mbibabwira abakinyi b'umupira nubwo bamwe ubu tutakibikurikira tutabizi cyane bajaga bakina kugira ngo mutsinde abanyu neza kabiri bagakina mukabatsinda cyangwa bakabatsinda mugatega retubu siko byazaga bigenda harya sinzi iby'ubu uko bimeze twe nta na televiziyo byanyuragaho ariko ni nkuko bagakina bwaca bakongera hagitsinze rimwe mwari mutaravye n'intsinzi muti muri retubu tuzabafata kandi turi ya mbere mwazaga mukinira iwacu iya kabiri tukaje iwanyu niko sinzi gubu nimbushanye n'ivyanone mwihangane umukino wa mbere Yesu yatsinze bakiniye iwabo bakiniye kwa ba Yesu ni ya minsi 40 yamaze asenga ngo aza kumugerageza hari wabo wa ba Yesu mu masengesho ni kwa ba Yesu Satani ntagira ikibanza mu masengesho ni wabo niho hari kwa ba Yesu Yesu aramutsinda Bibiri zivuga ngo amutega undi munsi kandi mu mutima aravuga ngo uwo munsi uzaba ari iwacu natwe uzabafana biwanyu kuntu bazabaha imbaraga umunsi wa kabiri baje Goligota hari kwa ba Satani Goligota kera waricaga abanyabyaha bari barashiriye cyare igitutsi kukubwira ngo urakaje Goligota ni ukuvuga ngo ntuzagaruke habaga ibivume nta mfura zahasuraga hari kwa ba Shetani returi biwabo ngo ashike data aramwiganzura amutsindo bwa kabiri haleluya kuvuma ibizakora ni ibitero 10 ariko nta rugamba rufesinga itorero Satani agira nje numva abantu birirwa ngo mwabaye muti Yesu ararifata umwanditsi aravuga ngo ararijisha itorero rifitwe na Yesu ararijisha ararifite mu mugongo cyakagira uzozubesha ngo hari urwego ndihongo rwo guheka ikanisa ayewe unaniwe guhekana umugore wawe n'abana bawe ngo uraheka ikanisa Yesu niwe ntiyojishura itorero ngo ari umuntu aranzi nawe arakuzi niho ya mushu ibyo tubamo bimwe nidushaka tuze tubibwira n'abakristo babimenye Yesu yaravuze ngo nzubaka itorero kuki ngo amare mu ikuzimu ntazagira gute Yesu ntiyigeze avuga ngo nzubakisha itorero iyo wubakisha utanga amafaranga abazi kubaka bakubaka ariko Yesu niwe avuze ngo zubaka ni ukuvuga ngo ishantiye yitwa itorero ni ya Yesu haleluya abandi twese abayiriho ababishop amazina mushaka ndazi muri abaede ta shantiye n'ubundi zikorwaho n'umuntu umwe tayibaho ube waraminuje mu kubaka ugira bakatitaka igitaka ugira barengeza amatofari ugira burira bafite ibitebo ntimubizi byose n'abaede nabo ngo bagira amagarada ariko bose n'abaede hari wigeze kumbwira ngo ariko ngo namwe ngo zimaze kubakora ngo abashumba ngo musigaye ngo abantu ngo bapfu dufaranga ngo compassion ngo ibiki ndamubwira nti duruza abayede wazivamo bibanye isima abivye udusumari abivye utubati ntimwubatse amazu ntimubizi kandi bazabaregana baragowe nakayavomye atinze itaka yarishizemo isima nke yajanye umufuka w'isima twayibaze abayede no kwiba ariko niyo hobo muwede w'umwivyi shanti bifite nyirayo wayisinyiye shanti ifitwe na Kristo shanti si ya bishope shanti si ya pasiteri shanti si ya apotre ninanirwa ngakora amafuti shanti zakomeza bazafata undi muwede hariya shanti ni ya Kristo abarebera itorero mu bantu rero nibo bari mu gucika intege n'umushinga w'Imana gusa twagize Imana tubarekrite tujamo haleluya mani habwe cubahiro abandi Imana ifite abandi Imana ifite Imana ishimwe cyane aruko tutaza aho bari hari nuko tuja dutinda rusororo nda muntu w'Imana no muri rusororo hari uyimibiri iritaka abantu bagiye kera hasigara ibi byambalaje iki kibahagaze imbere uyu muri kumona uyu siwe njewe uyu siwe muntu urya Imana yavuze ngo ture musa natwe suyu kuko gatwakabaye dusa eda yeri Imana n'umwuka
umwuka urumva nta shusho, ariko dusa n'Imana gute? Muri karakteri, mu kuyubaha, mu kuyitinya, mu kuyemera, mu kuyigandukira, tugasa n'ababyawe nayo. Hanyuma tukambara uyu mubiri housing iwuprotection. Manishimwe. Ariko hariya turi, hariya imibiri yacu na bene wakirambitse. Nza nkunda kukavuga ko kandi sinzakibagirwa. Umuntu wambajije ngo twarabifatiye, turimo dushingura umuntu urusororo ndashatse kuvuga, aravuga ngo sivye ko mwatwifatiye ngo muzamuvuga nti tubasubize ngo pasite, agahindukira kareba ya misaraba pfo, murabona ngo aba bose ngo bamwe bafiye badakijijwe ngo abandi bakijijwe, ngo Imana izozimenya ngo natwe banyirabusigaye ushaka uwo ukayoberwa hari ngo ibindi nivyo. Ariko nyine yanisangagaho umuntu kubaza gutyo urabyumva. Sinzi uko byajemo, yari afite contact, ndamubaza ntese imodoka yawe iri ati twazisize ruguru muza aho tuzatusiga, ntese ubukanze hofunguka izihe ati yanje, ntese niri hino ati ndetse nayisize kure, nidafunze neza tuwe irafunze kubera ikariyo yafunguka. Ati tumuzibaza nk'igipfu ati niyo mfitiye kote nyine iyi ni yanje. Ndamubwira ngo izimva izabera zose Imana izifitiye amakote zose uko zingana. Ariya manimero y'urusororo azashirana na biriya byose byibagirane, ntabwo ariya nayo mu gitabo. Imana izahagarara mu kirere ngo kuko umwami ubwazaza afite telekomande ntiziriguje rusororo, ihagarara kandi telekomande, imva zabera zirekura abantu, imirambo y'abazima bazamuke, banyirabeyi n'abandi muzi bagiye bizeye bazazamuka sirikomande y'Imana. Mana izayitiranya, nimushaka mube musangiye izina niriri kurikira na groupe sangwe bavuga ko ari imwe, bavuga ko muri aba economiste mwembi mube n'impanga. Tizayitiranya. Haleluya. Umwanditsi abo civzayishuwe yavuze ijambo nkunda, ngunesha nzamuha izina risha, nta nawe uzazukana yatugira ayayo twumarana. Uzuhamagaye ba John hano uhaguruka abantu 10, urwo rubanza buzurukira gute? Abamama muvuze ngo ba Chantal haguruka abakecuru 40 n'abakobwa bato nka 200, wowe uja hehe? Ariko dufite amazina mashya atari abavyeyi bazi, ataba mu gitabo cya pasitori, atari amasobrike tuciga bakwitaga. Umuntu azaba afite izina yihariye rizanye na kode ye. Imana ihabwe icubahiro. Abapfuye bariho kandi ntibazazukaniye imibiri. Ubuga ko murareba ngo ariko uyu mukobwa yari mwiza nyine kuko muhemu murebana n'abandi bameze nkatwe namwe. Ariko mu bwami bw'Imana azutse gutya abari mubi, kuko uyu si mwiza. Bibiri avuga ngo tuzaba dusa na Kristo. Ndakeka ko nta usa nawe kuri none, n'ubwiza bwe uko Bibiri umudekriva ntawe. Nkunduriya muririmbyi wavuze ngo wasize ubwiza wari ufite hehe? Yesu aza mu isi yasize akipinza ubwiza, ntiyigeze abuzana. Yaraje mu muganda wo kuducungura, kandi nta muntu uzuja mu muganda ngo arebe igositime ye ya mbere tutugira ibikoti nyine by'umuganda n'ibipantaro bimwe bicitse n'ibikweto murabizi by'umuganda uko tugenda dusa. Yesu yaje mu muganda, ariko tekereza umunsi azaza aje gutora umugeni. Mutekereze Kristo naza guhamagara umugeni, murebe naha muri Kigali uko tuje gutora abageni. Habe n'udafite akazi w'umushomeri wahoraga muri boda bene wanyu bazabaje gutora ukweto rwa mbere mu muki. Suko biza bigenda. Abantu bashingiranywe n'udutishata akayimara n'amezi kataza kamuvaho. Uwo munsi bazabashaka ikote rya mbere bakarimanura. None tekereza Kristo witeguye umugeni we. Yarababaye aravuga ngo ntimuzababara. Yararenganye aravuga ngo ntimukaze murengana mpari. Yaratutswe aravuga ngo muze mwihangana ibitutsi bababwira n'ibito, naratutswe bihagije. Yarasuzuguwe akakubwira ngo ibzurimo ni udusigisigi, narasuzuguwe. Ariko twiringira ico yavuze. Ijambo ryahanuwe rurusha yandi gukomera. Muzaba mukoze neza ni muryitaho. Bwoko bw'Imana ko turabura abantu, tubabare, turire, ducika intege, birumvikana gose. Kandi ntituba tubivuga twirengagiza. Yeme mwabantu mu umugore w'umuntu kirakomeye. Pasite wogira ngo nditubyumva. Reka nkumvise ukuntu mpaye numva biremereye. Umugore w'umuntu arakomeye.
mu buryo Imana imaze kumurema muri Edeni yabonye ibintu byose ari byiza, ariko ngo irebe irungu afite, siko bivuga, ngo iravuga ngo ibisi byiza, ngo reka muremere. Gituma itamuremeye mubyara we, gituma itamuremeye murumuna we, gituma itaremye bofu, gituma itaremye ba anko, gituma itamuremeye mushiki we. Iravuga ngo igisubizo ciri irungu mbaye mbona no mufasha. Uko wabuze umuntu ukomeye titwobyirengagiza, barumuna bawe ni beza, baso wanyu naba anko nabasobu ni beza, bose barakagira umugisha, ariko uyu muntu mu buzima bwawe nindasimburwa. Titwoguhisha ngo tuvuge ngo ko biraremereye, ariko kandi nzankeka nguriya munsi impande izavuga tukazamuka, nzankeka tuzarushanya iminezero. Umuntu uzasanga y'abagore n'abana be, undi akabaregutse na nyina na sakibagira, uzamuka nyine umugore wawe musazanye simvuze ngo ni bibi. Muri ko murabona iyo seremoni twobyina kimwe, gituma mu bisa ko murabona twobyina kimwe. Umuntu azagira umuntu twazabuwa bose, ariko haba inkoma mu rundi wawe. Ubu heko muragira ngo agahinda dufite karangana nake tubishe. Uko nyina gowe, uko nyina ubabaye, hari espoir ku munsi umwe uzaturusha umunezero, atari uko tutazishimira kumubona, ariko wibuka urugendo twaguherekejemo ngo tumara amezi 2-3 turakurekura. Niko kwacu, niko duteye. Tuzatugaye n'abandi tuzatubashorera tukabatanzira, n'abandi tuzabatanzira, ariko uzugumana nabo ni Kristo kugeza yongeye kukwereka nyabeyi, hakakubwira ngo dore uwo mwabanaga. Abana bakabona abavyeyi, abagore bakabona abagabo, abagabo bakabona abagore. Suko bimeze. Imana ije duhumuriza, tugira ibyiringiro bireba kure, kandi dukomere tudatesheje agaciro ibyabaye, ariko dukomezwe n'ibyanditswe byera birusha imbaraga ibyago twahuye nabyo. Imana iduhumugisha. Amen. Katwongera ijambo ry'Imana amashyi. Papa wiwe niwe umaze gutabaruka. Ni ukuvuga ngo uko tuvukana twese hagenda haba umwihariko w'abantu ko bagenda bavukana. Twebwe muri ba papa, uyu papa wa Nyabeyi yaragiye, ndi kumuvuga ko mpamuhuza n'umwana wiwe uno munsi tutari kumwe. Yagiye kuzino kera twiga gusenga, niwe wasiza twubakiye ubutayu twasengeramo ruguru. Muzehe yagiraga impano imwe, ariyo mbona abana biwe nabo bazayifata, kandi bamaze igihe bayifite. Muzehe mu bintu yari afite kimwe n'abandi bose, papa mudogo yagiraga impano yo kurera abantu, atari abana be biologique. Yagiraga impano yo kurera abantu, noneho hakiyongera n'abana biwe mu muryango. Ndashima Imana yuko iyo mpano yagiye mu bana biwe. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana yaduhaye Nyabeyi. Mpamvu navuze umwihariko, hari ibintu twaganira. Buriya abantu bazi ba data muramba barakuvuga abantu bamwe batakiriho. Jewe mu buzima bwanje nagiraga abantu twaganiraga, tukaja mu cyumba. Muri ba data wacu bose umuntu twaganiraga bari nk'abantu babiri, aho abandi batari, kandi hakazamwe ijambo barangiza ryo kuvuga ngo uze usenga Imana. Imana ishimwe cyane. Umwe yari se wa Benjamin takihari, baza kumusora igikondo, tukaja mu cyumba, nkagira ngo none kumbwira ibintu bikomeye, ariko akambaza ubuzima amakuru y'ubuzima bwanje, yarangiza akambwira ngo uze usenga Imana. Uwundi ni muzehe, uwundi ni uyu mwana tutakiri kumwe Nyabeyi. Sori kumwita umwana kandi ari umuvyeyi. Nyabeyi twabanye mu buzima bwo kuvukana, ariko tubana mu buzima bw'inshuti bw'ibanga. Yari umwana ugira amajambo makeya cyane, kandi mwicaye gutya, buriya hari abantu ntimubona ko mumpaye ijambo, wasanga umuntu dukomoraho ijambo watona risaba ngo avuge. Ba bantu barakomeye, bubaka imiryango cyane. Uyu mwana ko ndamwita umwana muramba barakwera ko ari mushikanje mutoya. Nyabeyi nuko yari ameze.
namusangaga kwa Sebaziga akiri umukobwa tukaganira ibyo tuganira n'abandi muri rusange ariko tukageraho tuganirira. Cyashimishije nuko umwaka ushize nari ndi hano ahantu rero hari kuntera n'ikibazo cyane kumwibuka mu butwari yagaragaje mu manza z'umuryango. Ni umuntu w'umwizegwa mubitsa ijambo mukamubitsa n'ibintu uko mubimuhaye mukizera kuko ariko bimeze. Cyo kintu kirakomeye cyane kandi ntaho kivuga hano kitarico. Ndashima Imana rero yuko Imana yabonye kuko icura Nyabeyi muri kino gihe. Ndashima Imana yamuduhaye, ndashimira umuryango wiwe wamutunze, abavyeyi bamuzaye, musaza we wamureze, ndashimira umutware wiwe babanye, kandi ndashima Imana yuko Nyabeyi nta kintu yahindutse ahubwo yiyongereye ku buhanya bwiza bw'umukristo. Imana ishimwe. Ndihanganisha abavandimwe bose abangaba bahagarariye abandi batahari